ibya Dr Nsabi ndetse na Miki imbwa zabirwaniyemo. Utiki imbwa zabirwaniyemo, subira ngo imbwa zabirwaniyemo, kuko Dr Nsabi kuri ubu ngubu polisi yamaze kumugera amajanja, yamaze kumugeraho. Ribu yabigezemo, wa mugabo witonda cyane ariko akavuga menshi, umwe uvugira Ribu kuko Ribu itagira umunwa, uwo nguwo ni Murangira Bitsiyeri. Uwo nguwo niwe wamaze kwicara muri iki kibazo cya Nsabi ndetse na Miki. Ni nyuma y'uko rero uwitwa Dr Nsabi ari gushinjwa kuba yaragiye agasebya uwitwa Miki, agasebya urugo rw'abandi. Kandi ubwo rero twateretse urushinge rwacu kuri The Brown 250, umuvuduko we ni 250, niwo tugenderaho. Ubwo birumvikana ni 5G. Dr Nsabi ubundi ari kuzira iki mw'abantu mwe? Ese gusebya umuntu ni gute byatangira gutya bikarangira afunzwe? Ubundi Dr Nsabi ni irihe kosa rirenze yakoze ko video n'ubundi atari wowe wayikoze? Byose byatangiriye kumubura agasani pirate w'umutindi rwose, utangiye kuzana ibintu bitorosha hano kuri social media, abanyarwanda agenda bagongarisha. Uwo mutindi ngo ni pirate, ubundi we yabitangije ate? Ni gute byageze kuri Nsabi? Nge wumva nitwa The Brown, in The Brown 250. Turabizi neza ko tuba ducangana ariko tubicayura, tubicangura, tumenya amakuru uko yatangiye, uko byatangiye, niyo ntego yacu. Rero ndagira ngo ngusabe, niba wageze hano ukande subscribe, ukande kunzogera, kugira ngo buri gihe ujye ubona update zimeze nk'izi ku ijwi rituje riryoshe, ririmo ibisigo. Ubundi Dr Nsabi ibyo byatangiye bite? Reka mbere yuko mbabwira ukuntu byatangiye, nsabe buri umwe wese uri hano kuba yampa umwanya we mutoya, ubundi tukaganira uyu Dr Nsabi tukamenya ibye na Miki byatangiye bite. Rero nizere ko umeze neza. Niba utameze neza ntago wakumva ibintu ngo ushobore kubyumva, kuko rwose biba bicanganye. Duhera kwa pirate tukamanuka tukajya mu mizi y'ikibazo, ubundi byagenze bite. Nizere ko rero Imana ikomeje kukurinda. Niba Imana ikomeje kukurinda, wibuke ko rwose nta kintu watanze kugira ngo umwuka uhumeka ube ugihumeka, wibuke gushima Imana. Nawe utameze neza, wibuke ko rwose Imana ibigutekerezaho ejo cyangwa ejo bundi ubuzima bwawe buzahinduka, nawe ugashima Imana ikakuremera amashimwe. So rero reka mbahe ikaze dutangiye gutya rero sasa. Reka dutangire mwiyumvire. Uwitwa Dr Nsabi reka azikoze kuri Instagram. Nagera kuri Instagram uyasange uwitwa pirate yamaze kumusaba collab, nta kujijinganya, ati muhungu wabuze hit avuye kuri Janiz Comedy, reka mukorere collab ubundi bamurebe. Dr Nsabi utari wamenye ibyo agiye gukoramo collab, video yakoreye collab n'ubundi yari ya Miki imusebya, aho bari bafashe Miki bakamushyira hamwe na Regis ndetse n'izindi couple zigiye zitandukanye, barangiza bakabomekaho. Icyari kibabaje nuko uyu Miki we yari afite inda, kandi akibana na Regis nta nda yari afite. Rero gufata umugore ufite inda ukamuhuza n'undi mugabo, kandi ibyo nabyo ni ibintu bihanwa n'amategeko. Uyu Miki akimara kubona ibi byose, bitewe n'ukuntu uwitwa Dr Nsabi akimara gukora collab n'uwitwa pirate, video ye yaragiye irakundwa cyane na Miki imugeraho. Ubwo rero Miki yahise afata icyo nakwita ko ari igikoresho cye cya Instagram, ahita abwira Nsabi ati rero Nsabi, buriya niba utubaha abantu jya wubaha ingo zabo. Kuba ukiri mutoya utari washinga urugo rwawe ntabwo bivuze ko ugomba kuba wajya mu rugo rw'abandi ukarujoga. Ntabwo bivuze ko ugomba kuba wajya mu rugo ukiterekamo kandi ukavuga ibidakwiye. Ibi ngibi mbikubwiye mu bwitonzi kandi mbikubwiye nkomeje, kandi reka nkubwire ko nubwo mbikubwiye mu bwitonzi, niwongera ugatosha gatoya ibi ngibi bizahita bijyamo Ribu. Nguko ukuntu Miki yatangiye kuburira Nsabi amwereka ko isaha ku isaha yamujyana muri Ribu. Uyu nguyu Dr Nsabi reka bazamujyane
kwa Irene atangira muhati ibibazo ati Dr Nsabi ubundi ni gute ushwanye na Miki mwasangiye akabisi n'agahiye, mwasangiye gupfa no gukira, umuntu mwatangiranye mwese mutazwi, mwese muri gufashanya mu bintu bijyanye na video, none kuri ubu ngubu niwe ushinzwe kuba waramukomerekeje ndetse by'umwihariko ukavuga nabi umugore utwite, ikosa. Ibyo ngibyo bakimara kubyumva uwitwa Dr Murangirwa Thierry ahita ahagera, yamara kuhagera agahita gukubita ipingu ngiryo Dr Nsabi ryamugezemo. Ubwo ngubwo birumvikana neza ko Dr Nsabi ibye byamaze kugera muri RIB. Ubundi Dr Nsabi akigera kwa Irene nibyo byahiye. Ubwo ngubwo Dr Nsabi bakimubaza iby'ibi ngibi yahise abihakana, avuga ko nta gusebanya kwabayeho, n'ubundi byabaye byarabaye, n'ubundi ntabwo yabyirengagiza. Miki agomba kubyakira, niba yarabanye na Regis bamuteye gapapu birumvikana. Ubwo ngubwo niba ari wowe wateye gapapu natuze nyine, ubwo ngubwo nawe yagaragaje ko hari umukobwa ushobora kuba yakundwa n'abantu bose. Niba Regis yaramuteye gapapu ubwo ngubwo yaramusebeje. Ubwo rero Dr Nsabi ntabwo nabizira, ayo magambo Dr Nsabi niyamukozeho, niyo agiye kumufungisha, niyo yarakaje Miki kuri uyu munsi. Akaba yicaranye n'uwitwa Murangira Thierry, bakaba bari kuganira ku kuntu Dr Nsabi yamaramo igihe kirekire rwose yicaye hano mu buroko arya impungure akumva ukuntu zimeze. Burya umunwa ni mubi mw'abantu mwe, kubera ko uwitwa Miki nyuma yo kubabazwa n'aya magambo ya Nsabi ndetse na poste bari bamugeretseho yatwitiye Regis nta kuntu batagize, byatumye agaragaza ko uwitwa Aga Promoter atava mu buzima bwe, kandi yari amaze igihe gitoya amaze gupostinga abwira Aga Promoter ko amukunda, kandi ko igihe cyose bamaranye nta kintu na kimwe yigeze amuhisha, kandi ko amukunda by'ukuri. Noneho Dr Nsabi gutambika aka kantu mu rukundo rwa Aga Promoter ndetse na Miki, Dr Nsabi urakazira. Ubu ngubu Dr Nsabi yicaye muri RIB ari guhatwa ibibazo by'ibintu yavuze. Ari ugusharinga video it's okay, nta bintu, ntabwo wenda ibyo byo yabizira cyane, ariko nanone kujya imbere ya kamera ukavuga ko n'ubundi ibyabaye byagombaga kubaho. Niba ari ugutegwa gapapu yarayiteye, niba ari ugutera gapapu yarayiteye. Ubwo si koko Dr Nsabi uri mu biki koko? Washize baro hasi ukemera guturana n'umuvandimwe koko? Ubu se Miki wowe ugiye gufungisha umuntu mwabanye koko? Uyu nguyu Dr Nsabi ubu ngubu ibye bigeze mu maboko ya RIB nguko, kuko Dr Nsabi na Miki batangiye bashondana kugeza na n'ubu bikaba bigeze muri RIB. Iyi ngiyi ni The Brown 250 niwo muvuduko tugenderaho.